ndaceceka. Ese nawe waramukunze? Nti amaherezo yanyu se nayahe? Ntabwo nyazi. Ntabwo narinzi neza nyine, ntabwo narinzi neza ibyari byo. Icyo nzi cyo nuko nikirije agisuhuza bana muri karitsiye bose bari bamuzi ko yarakarishye. Wa mwana twari turi kumwe arambwira ati mva runaka none haratwishe. Nanjye numvisha koko numva niwe. Subije ubwenge inyuma gatoya mpita nibuka ati niwinjira muri geto y'Umungu ntuzongera gutaha hano, kandi nicyo kintu kibi cyane muzabukoze utaha hano. Tucyumva ari we, wa Mungu aratubwira ati mugende mu nzu mwihishe. Mu kujya kwihisha rero twakomeje tujya mu cyumba. Umupira se wara? Umupira nawe sinanawucyuye. Twagiye tumukurikiye nyine nawe ntanawucyuye. Yarebye nyine mu nzu hose ahita abona ntatubonye. Ubwo rero akatubwira ati njyewe narebye mu nzu sinababona. Bivuze ko ari aho mwari muri he muri kuhakora iki? Yego. Aradukubita. Angije abona nyine dukomeje ntajye. Umugore we aradusabira imbabazi arapfukama biranga. Basohoka bamanuka mbona nyine bateye intambwe 10. Ngiye mbita nsohoka nzamuka njye iwacu naniruka. Naganize inkoni mbonye aha. Izi nkoni mbonye aha ntago najya kongeraho izindi. Uko ndazamuka nyaza ku rugo rw'abantu kayisuranye aho batari kundira mbita nihishamo muri toilette. Ahita abwira abana muri karitsiye urumva ntiyari kubutuma ngiye n'iwacu yanankubise uko nguko. Abwira abana kari duturanye aho ngaho ngo nibanyukeho bangarure. Haciyemo igihe navuze ati ko kangiye gusura ya nshuti yanjye. Yego. Niba ndi wankubitiye navuga nti niyo barankubise ko nagiyeyo noneho kangiye ndagenda mpageze nawe urumva guturuka yamenya yuko nkubise bansubizayo. Yahise ahindura gahunda hari niba navuga ngo yahinduye gahunda ya navuga ko yabonye nawe bitakiri ngombwa simbizi. Hagiye mpageze ndicara turaganira mbona ariko ntanyitayeho nkabona sinzi. Haciye umwanya navuga ati se wamberekeje nkataha ati batijyane. Ese wangejeje ntararugo ati ho yijyane sinshaka kuguherekeza. Kumbi yari afite undi bari no muri gahunda benda no kubana hafi aho ngaho. Yendaga ko babyica. Rimwe ubwo nkajya nko ku muhanda tugahura nkabona tipa cyata nansuhukisha. Avuga se uyu ni wa muntu naririye igitira cyangwa cyangwa bite yari umunyagatolika akajya gusenga ariko baciye mu gace k'iwacu nahura nawe nkabona aciyeho nta namwiriwe cyangwa yanansuhuza akampepera nkabona akomeje urugendo. Ubwo rero haciyemo igihe ndaho ngaho ku murenge tunagiye gukorerayo mama hari habaye isezerana rusange. Abantu bose nyine abantu bari kuza gusezerana bisanzwe none tugakora twabona umugeni aje tukarekeraho gukora tukajya kureba abageni. Sasa rero nibwo negutse ngiye kureba abageni mbona ni wa mutipe w'inshuti yanjye. Yashingiwe tanabikubwiye. Undi twitwa ngo turi inshuti. Nanze gusubirayo ngo batadukubitana nanze kugira ute. Wakubitiwe inkoni. Mbona niwe. Ndebye nkaye mbona niwe ariko nanone umutwe wanjye ukambwira ngo ntabwo ari we. Ndamureba abageni baraza turuka nkara hirya muri yanzira yo ku murenge baraza bagera hafi aho ngaho twari turi ndamwegera ndamureba neza mbona ni tipe. Mwakuje amaso? Mbona niwe neza nyine ndamureba mbona niwe. Umutwe wanjye hahise hazamo ngo se kuki. Ese nawe uri umwe mu bagabo bagizweho n'iyi nkubi y'umuyaga yo kutabasha gutera akabariro uko bikwiye? Waba se kandi uri umwe mu bagabo barangiza vuba mu minota 2 mu munota umwe n'amasegonda?
waba se warabaswe no kwikinisha ukagerwaho n'ingaruka zo kwikinisha? Waba se ugira imisemburo mike y'umubiri bityo bikaba byarakugizeho ingaruka zituma utakibasha gushimisha umugore wawe uko bikwiye? Humura, guhera uyu munsi ntabwo uzongera kugira iki kibazo kuko haje umuti wa kinyarwanda uva mu bimera ugufasha gukemura icyo kibazo kigakemuka burundu mu minsi mike cyane. Ubu uri umugabo ubasha gushimisha umugore wawe uko bikwiye. Mu minsi 2 uba witwa shushu be, mu minsi 2 uba witwa umutware w'urugo. Hamagara iyo nimero uruzi kuri screen yawe nawe icyo kibazo kibashe gukemuka burundu nk'abandi. Gira ubuzima, ishema ry'umugabo, gerayo amahoro mu rugo iwawe. Reka mbasuze kandi mbifurize kugira byiza mwe muri kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri Be Right TV. Uyu munsi rero ni mu kiganiro inkuru y'umugenzi. Mu kiganiro inkuru y'umugenzi naho twakira abantu bafite amateka atandukanye y'ubuzima mu rugendo banyuzemo, ubundi bakadusangiza tugakomereramo, ndetse bakanahumuriza n'abandi bari guca mu rugendo rukomeye rutoroshye nk'urwo nabo bakira. Mbibutsa ko mu buzima bwa buri munsi tuba turi kumwe n'ikigo kinini cyane cyigisha gitanga ubumenyi ku buzima bwo gutunganya ikawa. Ikawa, iyo tuvuze ubuzima bwo gutunganya ikawa hazamo gutunganya kofi. Abantu bamenyereye kunywa kofi benshi bayimenyereye nk'aho ari ikinyobwa cy'abasirimu, ariko ikawa ni ya buri wese. Buri muntu ushaka kugira ubuzima bwiza, ushaka kwirinda kugira ubuzima bufite ubudahangarwa, ugira imitekerereze myiza, ushaka kugira umushinga atekerezaho neza, burya biba byiza iyo utekereza ku mushinga w'icyo wakora winywera ikawa. Rero muze muri Rukaza, hari ishuri ryigisha gutunganya ikawa mu buryo bwiza kandi bw'umwimerere. Rero izo nimero muruzi muri screen yanyu, mwazinyuraho ubundi namwe mukaza mugahaha ubumenyi, namwe mugasimuka mukaba abasirimu nk'abandi bose. Rero tugaruke. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuntu murabona arakeye, arasa neza, afite itoto ku maso. Nimba twamwita mutesi, nimba ari muteteri ntago nzi, ariko icyo nzi cyo nuko mbese uko ari. Uraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Urakeye? Yego, murakoze. Ko wishimye byagenze gute? No kubera Imana. Kubera Imana. Witwa nde rero, uri muntu ki? Nitwa Vanessa Nyiraharerimana, ndi umugore, mfite umugabo, dukodesha hano mu mujyi wa Kigali, niho tubana. Yego. Uri umugore kandi ufite umugabo. Kuki wongeyeho ngo ufite umugabo? Iyo bigenze biba bihagije. Oya. Ntari gutera ishyari abantu bariko. Oya, ntago ari kubatera ishyari, ariko nyine nako kantu kari mu mashimwe Imana iba yarakoze. Kuba witwa umugore ukaba ufite n'uwo watumye uba umugore, nacyo bwacyo kiri mu bintu nyine umuntu yakagombye kuba anashimira Imana. Biteye ishema. Bikantera ishema, nkagenda numva rega ko ari n'iki Imana yakoze. Mu gihe rero ikimuntije mba ngomba kuba fiyeri. Yego. Ubu se ujya ku inkuru yawe itangirira ubundi? Inkuru yanjye rero nk'uko nababwiye, Vanessa ni umuntu wavukiye Gisenyi. Gisenyi ku mazi? Ahahoze ari Nyamyumba, ariko ubu ngubu twe turi muri Rutsiro. Yego. Ni umugore wavukiye muri Rutsiro. Ho gatoya twe tumenya ubwenge, njye menya ubwenge nasanze mu rugo hameze neza. Nyine dutangira kumenya ubwenge mu rugo hari hameze neza, hari ibintu byose, hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, nyine umuntu atahasonzera. Nyuma gatoya rero haciyemo igihe gito haje kubamo impinduka, aho ubuzima butagenze neza kubera ko habayemo akantu katari keza, aho umuvandimwe, umunyamuryango wacu wa hafi, byabaye ngombwa yuko ajyana imitungo yo mu rugo bitewe nuko habayeho kutumvikana.
Yego. ni ukuvuga ngo habayeho ko umunyamuryango wacu umwe mu ba hafi yagize gutya ahereza umwana wo mu rugo mukuru wanjye twakurikiranaga wa hafi amuhereza ihene. uwo munyamuryango watwaye imitungo mwari mufitanye isano yari umuntu wa hafi, yari se, niba yari navuga ngo yari se wabo, yari umugabo wa nyogokuru. ubwo ni nka sogokuru wawe? ubwo yari sogokuru. Yego. yafashe ihene ayihereza mukuru wanjye, avuga yuko ayimugabiye. hashize igihe gitoya nyine bibaho, ihene irabyara, nyine imihango yose yo kuba umuntu yakugabiye barayikora irarangira. nyuma y'uko iyo hene ibyaye rero urumva yarabyaraga, bikaba ngombwa bakazigurisha, irasaza baranayigurisha. haciyemo nk'imyaka 3 urumva twari dutangiye kumenya n'ubwenge neza. haciyemo nk'imyaka 3 wa mu papa yaraje kuvuga ko yari yaragije iyo hene iwacu. ariko twebwe twari twumvaga yuko yayigabiye uwo mukuru wanjye, ariko waza ahinduye inkuru avuga yuko yari yayiragije. hagati aho rero ntitwamenye neza twebwe nk'abana niba koko yari yayiragije cyangwa niba yari yayigabye. byaje kubaho rero ko baburana, abantu baraza n'abandi banyamuryango benshi baraza baraburana. urabona ku musozi rero mu cyaro twe kuntu dutuye, umuntu abazi ngo ufite ikintu, ufite ihene cyangwa ufite inka, kandi iyi nka yari iyo kwa runaka, yaturutse kwa runaka. twe nyine ku musozi w'iwacu birahaba umuntu nyine mbese bari babizi yuko iyo hene yageze mu rugo rw'iwacu kandi yavuye mu rugo rwo k'uwo mupapa. biba ngombwa ko rero baburana, habaho ko iwacu batsinzwe. batsinzwe babara mu gihe yamaze mu rugo iwacu. mu myaka 3 yari ishize bavuze yuko ngo yabyaraga 3 kandi ngo burangije ngo hashiraga amezi 6. barakubanya rero n'amafaranga, biza kuvamo amafaranga menshi cyane. amafaranga menshi mu rugo bari badashoboye kwishyura. havamo yuko bavugana ati noneho niba amafaranga mudashoboye kuyishyura hari ibintu bibiri, hari ugutanga imirima cyangwa hari ugufungwa. byageza ubwo rero banzura yuko haratangwa imirima. umunsi umwe igitondo kimwe ntajya nibagirwa nubwo nari mutoya, ibintu byabaye bibi. ubwo nabonaga imirima y'iwacu bari kuyiteresha imbingo, bari kuyiteramo imbingo bayihereza uwo musaza. kubera ihene? bayitera imbingo nyine bayihereza uwo musaza, basigaza umurima umwe wonyine wari urimo inzu twabagamo, aba ari wo murimo usigara. ibintu rero bitangira guhinduka. ubwo urumva abantu barabahaye bayihaye uwo musaza, umusaza biba ngombwa ko ari ugurira abantu bose bari baje muri ibyo bintu. iyo byabaye gutyo mu cyaro habamo n'inzoga z'abagabo zaguzwe n'uwo musaza kuko niwe wari usigaye hari uko ameze. abantu barangije barataha, ibintu birarangira. ubuzima rero bubi mvuga nagize naba narahuye nabwo bwose, ntekereza ko bwatangiriye aho ngaho. bwatangiriye aho butewe n'uwo mupapa. ubwo ni sogokuru wawe? niho ubuzima bubi bwose nyine twagize njye n'umuryango wanjye na mama. mbese nyine twese niho ubuzima bubi twagize bwatangiriye. ubwo tubaho, urumva harimo imyaka biba ngombwa ko yera igasarurwa n'iwacu, ariko bagasarura batarongera gusubira guhinga. biba ngombwa ko rero bya bindi bejeje biribwa bigashira. turabirya birashira. maze gushira papa atangira kutihanganira ubwo bukene bwari mu rugo. mama rero we yahise abyakira byihuse, atangira kuba yaca ku muntu akamubwira ati ngo uhingire cyangwa se ngubagarire ibi n'ibi umpe make yaboneke. ubuzima nyine butangira gutyo. mama akajya ajya mu biraka, urumva harimo n'abatoya. nanjye nubwo mvuga ngo narabibonaga, ariko nanjye nari muto. nari ndi nko hagati y'imyaka 8 na 11 maho hagati.
turangije ubwo ubuzima buba burahindutse, twari nari naratangiye kujya ku ishuri nabyo biba biranze, biba ngombwa nyine ko ubuzima bwose buhinduka, biranga pe. Ubwo habamo ko mama niba yabonye ikiraka aratujyana tukajya kumufasha kugira ngo kirangire mu myaka 10 nyine maho ngaho muri iyo myaka. Biba ngombwa ko buri mwana wese ushoboye kuba yagira ikintu akora, niba yatandukanye igishyimbo n'icyatsi aramujyana, niba agiye kubagara akamujyana bagafatanya, niba ari ugutera intabire bikaba ngombwa ko arabajyana mukamucukurira imyobo nawe agashyiramo imyaka. Biba ngombwa ko ubuzima buranga nyine buragorana kuri mama, ashaka ibiraka biranga, ibintu byose biranga, akajya ahinga yewe mbese. Hari ahantu rero hamwe twajyaga tujya mama yakunda kujya gukora ikiraka cya buri munsi, tukajyayo nkareba ukuntu urumva nari ntangiye kwegera hejuru ho gatoya, nkajya ndeba ukuntu babayeho muri urwo rugo, nkabona n'ubuzima bwiza. Rimwe rero mama amaze igihe atajyayo gukorayo ikiraka, njyewe ndamucika njyayo. Hageze baranyakira nyine, ntibari bazi n'ikiri kungenza, ndicara burira babona sintashye. Arambwira se kudataha, nzataha ejo. Ejo hageze kudataha, nzataha ejo. Habona umwana agumya, birangira rero aho hantu mpagumye. Uhagumye nk'umwana? Mpagumye nk'umwana, kuko urumva mu rugo nta kintu na kimwe cyabaga gihari. Mama nawe nubwo yatwizirikaga uko nguko yarabibonaga ko nyine bitoroshye, nta kurya, nta kunywa, nta kwiga, nta. Ubwo wahungaga inzara y'umuntu? Bandagiye mpageze ndahabaye, ibiryo byarahabaga aho hantu pe, bari abakire cyane. Ikintu cyaje kuhankura rero hashize igihe kitari gito, naranakoraga nyine, urumva umwana wabaye muri ubwo buzima amezi uko nguko gukora narakoraga, ariko babaga bafite n'abakozi nyine nkabafasha uturimo dutoya tworoheje, ariko nyine nkabibona ko nakoze. Haciyemo igihe rero uwo mupapa waho yaje kujya kugurira abana b'imyenda, nanjye angurira amakanzu 2 icyo gihe na kamambiri za Omoje. Abizanye abigejeje mu rugo, umugore waramubwiye ati kiriya cyana cyo kwa runaka, urumva nyine mu cyaro mwamuziranye ubizi neza ko umuntu ari uwo kwa runaka. Kiriya cyana cyo kwa runaka ntabwo ari ko wakiguriye imyenda 2 ngo ukigure na bodaboda, gihereze ikanzu imwe iyindi yibike. Ubwo za kamambiri yari yanguriye arazibika, n'ikanzu imwe arayibika, bampa indi kanzu. Ariko kubera ko yabivuze numva ngo kiriya cyana cyo kwa runaka, numva birambabaje. Ukabika ku mutima? Nkabika ku mutima. Noneho bigeze ku mugoroba mpita ntangira kubitekerezaho, wa mugani ndi wo kwa runaka, mpita ntangira gutekerezaho ukuntu nyine kwa runaka aho ngaho hakenye, ukuntu batashobora kugura n'umwana ikanzu nyine, bitekerezaho cyane. Mbona ko nahemutse kuba naravuye mu rugo. Nk'uwo mugoroba rero nahise nambara ya myenda nari nsanga mu ngereko yakanzu bari banguriye, mpita ntaha nsubira iwacu. Ndagenda mba mu rugo, nkomeza gufasha mama imirimo, ndamufasha. Hashira igihe hari abantu rero twari turi mu gace kamwe bakoze ubukwe, umugore n'umugabo, ari abasore nyine, ari abajene bafite, bari abarimu, umugore n'umugabo, hari abarimu bakeneye umwana wo kujya basiga mu rugo. Haje mu rugo rero kunsaba mu rugo ngo ngeyo nge mbafasha. Nubundi mu rugo ntibari kubyanga, byari bimeze nabi pe. Hahandi nawe uba ureba abana ukabona ukabagirira impuhwe ariko udafite icyo wabakoraho. Mama rero yaraturebaga akatugirira impuhwe ariko akaba nta bushobozi, ntacyo kubikora hafite. Ubwo muri urwo rugo baraza baransaba nyine, baranjyana njya kubafasha imirimo yo mu rugo. Urugo rwiza rwose, rurimo umupapa mwiza. Yagiye nyine urumva ninjye mwana wari uhari. Yego, niwe wari bebe? Ninjye wari bebe mu rugo, akansiga ku rugo, nkasigara ku rugo neza. Yewe bamfata neza pe. Bampa ibiryo ndarya ndahaga. Wishakiraga ibiryo tu? Cyane cyane nyine ibiryo. Nyine ese ubundi hari n'ikindi natekerezaga, nta kindi natekerezaga cyane cyane nyine ibiryo.
baragiye rero barabimpa koko. Reka nambashimire rwose umuryango wa Minadabu n'umugore we aribo bazigari mama Leonce na papa Leonce, ndabashimira kuba mwaranyitayeho mukampa ibiryo uko mushoboye nta na hamwe mu mpeje, mukandera kuri buri kimwe cyanyu mukitanga, mbese mutitaye kuko iwacu hari hameze. Kuri akuntu mwamfashe ubu nakuze nibwo nsigaye mbitekerezaho. Mubwo rero baranjyanye barandera bamfata neza, buri kimwe cyabonekaga mu rugo nakibonekagamo nyine. Cyo kurya cyahabonetse nk'abamari bakundaga guteka inyama muri weekend, bakabanza bagakura zitarimo amazi, nanjye bakibuka ko ndi mu mubare ntari n'umwana wabo nyine mpari gutya bakama. Habaye rero iyo umwana ariye agahaga atangira kugaragaza niba yanabyibuha cyangwa yanakura. Nk'icyo gihe rero ndiyo natangiye gukura ngaragaza nyine igikuriro. Twari urugo rwiza ruzi n'uburenganzira bw'umwana, abantu bari bazi neza ko umwana utagenda mu isoko ngo umugurire ikintu ushaka, ahubwo umwana umujyana agahitamo icyo ashaka. Baranjyanaga rero mu isoko bakangurira imyenda, mbese buri kimwe, inkweto, cyangwa se bakanampereza amafaranga bakambwira ati genda ugura inkweto. Aho rero natangiye no kuba mukuru. Urumva bo babaga bagiye ku ishuri, umugore n'umugabo, njyari ngi uri mu rugo, bakaza saa sita kurya bakongera bakagenda. Urumva igihe kinini nakimaraga ninjye nyine ndaho ngaho. Abana bo muri iyo karitsiye rero b'abahungu nabo batangira kujya baza kunsura, najya kuvoma twavomaga imbere y'urugo, nkahuriraho n'abana bari mu rungano rwanjye tukaganira. Ariko uwo mupapa aranyicaza arambwira ati utangiye kuba mukuru, wowe umuntu uzajya aza akakubwira ko yagukunze uzajya utubwira tubanze turebe niba uwo muntu yavamo umuntu muzima. Ubwo rero buri muntu wese babimbwiraga naramubwiraga. Akambwira ati reka uriya ni umwana ntibyavamo, ubwongo akaba aragiye. Haza undi nkabwira wa mupapa akambwira ati oya uriya iwabo hameze gutya na gutya ntibyakunda. Ubwo nyine akimbwira ko bitakunda byabaga bitakunda, ubwo nyine akaba aragiye. Mu minsi mike rero haje kuza umwana ngo yari yaramwigishije muri segonderi, yandushaga imyaka 2 icyo gihe. Araza nsanga mu mahanga muri karitsiye turaganira, mbwira ko yankunze, nzemera ntabajije wa mugabo musubiza ntarabaza wa mugabo cyangwa ngo mubwire yuko runaka kwa runaka yambwiye gutya na gutya. Arangije ndamubwira nti nanjye numva nagukunze, tubaye inshuti ariko mwibanga. Urumva sinigeze mbivuga mu rugo, kandi ubundi bari bambwiye yuko umuntu wese tugomba kuba inshuti, ngomba kubanza nkababwira tuba inshuti ariko ntababwiye. Bibaho umwana yaca muri karitsiye, urumva twese twari abana, yaca muri karitsiye akampamagara nkabasohotse igipangu ngiye kumureba tukaganira, umwe agasubira mu gipangu nawe akagenda. Ubwo haciyemo igihe baho ngaho narahabaye ndakura, barambatirisha ndabatizwa. Ubwo rero ku munsi nari nabatijweho, uwo muhungu yaciye muri karitsiye arambwira ati ariko ko numvishe ngo wabatijwe kutantumiye. Namubwira ati rero ntago nari mbizi ko abantu batumira abandi, kandi ubwo ngo yari sheri. Namubwira ati ntago nari mbizi ko abantu batumira abandi iyo babatijwe, ariko nyine ihangane. Ubwo rero akavura kari kugwa, arambwira ati weho ntizo umupira wambaye nzawugarura vuba, ntabwo mu rugo iwanyu bazabimenya yuko udahari. Umupira numukuramo ndawumuhangiye mpita ninjira mu gipangu. Umunsi wa mbere mbona tipe ntawugaruye, umunsi wa kabiri ntawugaruye, icyumweru kirashira, kandi mu rugo nyine kubera ko aribo babaga baranguriye ibintu, buri kintu cyose cyabaga kiri aho ngaho akeshi babaga bakizi, bakaba bazi niba gihari cyangwa kidahari. Ndavuga ni noneho rero niba bimenya yuko udahari sinzabakira. Ariko ubwo muri iyo hagati mu iyo minsi barabimenye ko turi inshuti. Uwo mupapa aranyicaza arambwira se kutabimbwiye
bite ndaceceka. Ese nawe waramukunze? Nti amaherezo yanyu se nayahe? Ntabwo nyazi. Ntabwo nari nzi neza nyine, ntabwo nari nzi neza ibyari byo. Icyo nzi cyo nuko nikirije ntabajije mu rugo. Avuga ati none uzamubwira se hano mu rugo. Baramuhamagaraza mu rugo. Amaze se uyu mwana uramukunda? Ati mukunda nkande se namwe nawe kuri umwana? Ati ngiye numva mukunze. Amaherezo yanyu nayahe? Ntabwo tubizi. Baratwihorera. Buri wese ntabwo yarazi neza impamvu ari kwirukanga inyuma y'undi. Ubwo ariko ubwo maho hagati muri cyagiye bajyaga bambwira ngo umuntu wese uzakubwira ko yagukunze uzatubwira. Ubwo namubwiraga navuga ati wo kwari umwana wo kwa runaka yambwiye ngo dukundana, bagatambwira ati aya turiya no kukujyana muri ghetto. Ti kandi kujya muri ghetto nicyo kintu kibi cyane muzaba ukoze. Nicyo kintu kibi cyane muzaba uhuye nacyo ni wibeshya ukinjira muri ghetto y'umuntu waba wijyanye. Ati cyakora n'uyijijisha uzajyane n'undi muntu. Ngomva maho hagati harimo ibintu bibiri. Hari kuzajyana n'undi muntu cyangwa kuzamenya impamvu bavuga uko ukagenda ukagumayo. Bakambwira ati wowe nugenda nubona wagiye uzagenda ugumeyo, nubona ugarutse uzashaka ahandi hantu ugaruka. Ati cyangwa se uzahita utaha ujya iwanyu. Ubwo mbayaho rimwe rero tuvuye hari habaye igaburo ye n'undi mukobwa twasenganaga, nabwo atari kuzi ko runaka yajyaniye umupira akaba atarawugaruye. Umukobwa arambwira ati none wowe tujyane muherekeze ujye kuwuzana. Ntabajije mu rugo. Abantu bambwiye ngo ntuzibeshye. Ntagize ute ubu giye tuba turashoreranye turagiye. Noneho niba navuga ngo barancungaga ko vuga ko ari nge mwana bari bafite ahari, niba navuga ngo iki hari bese sinzi ukuntu nabivuga. Uko urumva abana babo bari batoya, ninjye wari urimo mukuru. Ndangije turagiye. Niba hari uwagiye akababwira ngo ndagiye, nge nyine ntabwo nzi neza ukuntu byagenze. Turagenda tugezeyo, uwo muhungu yari aturanye no kwa nyirakuru, iwabo bari barapfuye. Turasoza kwa nyirakuru, nawe turamubonye, turaduha agatebe, turicara muri sari wabo, turaganira. Ndamubwira ati meza umupira ntawe. Tukiri kuvuga uko nkuko ari haciyemo nk'iminota nk'itatu cyangwa ine, wa mugabo barasohokije kwa wa mukecuru. Wa mugabo hahandi mba birashoboka hari wenda ko ari nk'uwamubwiye ko ngiye ntabwo nzi nyine uko byagenze. Ubundi iyo nkuru ntitwanayiganire ngo ambwire uko byagenze. Twumva asohokije ahandi kwa wa mukecuru. Agisuhuza bana muri karitsiye bose bari bamuzi ko yari akarishye. Wa mwana twari turi kumwe arambwira ati mva runaka none haratwishe. Nanjye numvisha koko numva niwe. Subije ubwenge inyuma gatoya mpita nibuka ati niwinjira muri ghetto y'umuhungu ntuzongere gutaha hano, kandi nicyo kintu kibi cyane muzaba ukoze utaha hano. Tucyumva ari we, wa mungu aratubwira ati mugende mu nzu mwihishe. Mu kujya kwihisha rero twakomeje tujya mu cyumba. Wa mugabo urumva yarasuhuje kwa wa mukecuru, arababwira ati se ko nabuze abana, nta bana banjye bageze aha. Wa mukecuru nawe niba baramurebye agakururamo abo bana, cyangwa se wenda agatekereza ko akavuga ati aba bana barabicira aha ngaha n'ingoni, ahita amubwira ati nta bageze hano. Ngo ntabo. Ubwo azaho hirya nyine kuri ya nzu, ahageze abona wa muhungu ari muri saro, twe ntiduhari. Kandi birashoboka ko bari bamubwiye ko abo bana bagiye byanga byakunda bagiye. Abona ntatubonye. Ahije avuga ati sha nuko ntabasanze hano. Mba mbakubise nawe uri kubashuka. Nareba ikintu bikoraho. Akivaho rero twasosohotse muri iyo nzu turagenda, ubwoba iki. Umupira nawe sinanawucyuye. Twagiye tumukurikiye nyine nawe ntanawucyuye. Turazamutse wacu rero ni no mu misozi. Twagiye kugera muri karitsiye dusanga yegamye ku gipangu. Ariko ubwo tukiri mu nzira maho hagati tipa duherekeje, akatubwira ati noneho rero we nubona bikomeye ujye iwanyu batakwicisha inkoni. Wa mukobwa wakagira ati ngiye rero
tisha ati ngenda keka atari bunkubite kuko ngiye ntabwo mbana namwe byanga byakunda ni weho wenyine bari bukubite. Turagiye umukobwa ndusha indambwe yegera imbere, acyegera imbere umugabo aramuhamagara ngwino hano nkubwire muvuye kwa runaka injiramo hano, amwinjiza mu gipangu. Nanjye nkigeraho ubwo rero umva byanga byakunda nagombaga kwinjira. Ndinjira yaradukubise. Yabakubise ababwiraga uwo munsi niwo merukaho inkoni. Inkoni nyine ubona ko ari za nyazo ziri seri nyine za nyazo. Yego. Twarinjiye tutaranajya nyine bagiraga ibipangu bibiri, tukiri mu gipangu cya mbere byabatangiye ku mpati nshya. Yego. Uvuye kwa runaka wakoze yiki? Ntacyo. None iryo jambo ntacyo, none hari ukuntu umuntu agukubita akagukubita ashaka ngo ibyo ashaka kumva bari byo uvuga. Muvuye he? Kwa runaka. Mwakoze iki? Ntacyo. Ko nagezeyo mwabareba muri salo simbabone mwari muri he? Mwari muri he mwakoraga iki? Aradukubita dukubitira iryo jambo, aradukubita yego inkoni zibizanyaza. Yego. Muvuye he? Kwa runaka. Mwakoraga iki? Ntacyo. Ko nabarebye muri salo simbabone, nyine muri icyo gihe yaje kureba amubwira ngo nuko ntabasanze hano nari kuba mbakubise. Yarebye nyine mu nzu hose ahita abona ntatubonye. Ubwo rero akatubwira ati ngewe narebye mu nzu sinababona. Bivuze ko hari aho mwari muri he muri kuhakora iki? Yego. Aradukubita. Angije abona nyine dukomeje ntacyo, umugore we aradusabira imbabazi arapfukama biranga. Yego. Aradukubita. Angije avuga ati uzi ikindi kubera ko mukomeje ko ari ntacyo uzigiye kuba ngiye kubasubizayo. Noneho weho Vanessa ugenda ugumeyo runaka nawe ndamugarukana mujyani wabo. Ndavuga nti ndagafashe tu, ariko ko haraho inkoni zari zingeze habuze ati ndi tugenda dusubireyo. Yego. Ubwo dukuramo inkweto turasohoka. Atubwira tugende twambaye ibirenge kandi hari ahantu kumanuka ahantu kure. None urumva ngiye n'inkweto nari narazibonye nziharaye nazibonye ngeze aho nyine. Numvaga nyine ntashaka no kuzikuramo. Ndazidukuramo aratubwira ati ngaho tugende. Wa mukobwa kubera no gutinya inkoni yagiye ameze nk'uwiruka. Nawe wa mupapa nawe asohoka nyine amukurikiye. Ngiye nyine arabizi ko ntaho kujya mfite. Yego. Sohotse rero mu gipangu nyine kwari ugusohoka ugahita umanuka. N'umugore we nyine yaje nyuma yacu dukurikiye asaba imbabazi kana karize. Arangije basohoka bamanuka mbona nyine bateye nk'intambwe 10. Ngiye mbita nsohoka nzamuka ngi wacu naniruka. Naganize inkoni mbonye aha. Izi nkoni mbonye aha ntago najya kongeraho izindi. Tubigaseko ngakeza kai. Ndiruka ndazamuka nyaza ku rugo rw'abantu kayisoranyeho batari kundira mbita nihishamo muri toilette. Ahita abwira abana muri karitsiye urumva ntiyari kubutuma ngiye ni wacu yanankubise uko nguko. Abwira abana kari duturanye aho ngaho ngo nibanyiruka bangarure. Abana bacaho mbumva nawe arazamuka aragenda agera mu rugo aranshaka arambura nguma muri iyo karitsiye ariko nanone sinagumiwe. Yego. Aranshaka nyine arambura. Ubwo byageze ku mugoroba rero ndatahange wacu wanyu rero uko byagenda kose abari iwanyu nuko bakosheje kose abari iwanyu. Nagezeyo mama mubwira uko byagenze mubwira ko nazerereye bakankubita. Ahambye ati se wabikuyemo isomo? Ndamubwira ati isomo nakuyemo n'iry'inkoni nabonye hariya. Inkoni nabonyemo birashoboka ko ari isomo. Ariko urumva ubwo nyine uretse kumbwira ko ari bibi no kuzerera ujya gusura abahungu cyangwa se ujya mu mageto nta kindi kintu cyaho nari numvishemo nyine n'izo nkoni. Ubwo ndagenda njya mu rugo mbaho ubuzima bwo nta cyari cyarahindutseho. Urumva guturuka n'ubwo buzima bwagenda uko nguko. Papa we yahise yivira mu rugo hari yararebye abona ntiyishobora ibyo bibazo by'ubukene n'abana basonza n'ibiki
we yari yarigendeye n'ubundi ntiyabaga hari, habaga hari mama. wamenyaga amakuru ko yabaga he? Yari yarashatse undi mugore, ahantu tunazi ariko nyine ataba mu rugo. Ubwo mama turagiye turabanye mu rugo, ubuzima bubandi buracyari bwa bundi, abana basa nkaho begeye hejuru bagiye bajya kwishakira ubundi buzima, bagiye mu kazi ko mu rugo, mbese nyine ibintu bitandukanye. Ubwo rero mama yari afite ikiraka ku murenge muri iyo minsi. Ubuzima nyine aho ngaho baraje baranyiginga ngo nsubireyo ndanga. Ati inkoni nabonye ndanga n'imyenda gusubirayo kuyizana najyanye na mama. Mvuga nti nasubirayo bakongera bakankubita. Nyuma nyine ibintu birarangira, barabibona yuko nyine kujya gusubira kubayo bidakunze, bishakira umukozi nyine. Bumva bari bafite n'abana kandi bafite n'amafaranga, ntibyari gukunda ko baba badafite umukozi. Ubuzima nyine ubwo ubuzima bwanjye nabo gusa nkaho bwanarangiriye aho ngaho. Uretse ko ikintu mbashimira, bakoze uko bashoboye kurera umwana utazi imico ye, umwana muhuye akuze. Numvaga nyine byanga byakunda mama ntazambwira ngo wijya gusura umuntu, kandi ntazanambwira ngo wijya kureba filime cyangwa indirimbo mu gasantere. Nkumva byanga byakunda nzajya njyayo tu. Ubwo rero ngeze mu rugo haciyemo igihe, navuze ati ko kangiye gusura ya nshuti yanjye. Niba undi wankubitiye, navuga nti niyo barankubise ko nagiyeyo, noneho kangiye ndagenda. Mpageze nawe urumva guturuka yamenya yuko bankubise bansubizayo, yahise ahindura gahunda. Hari niba navuga ngo yahinduye gahunda, navuga ko yabonye nawe bitakiri ngombwa, simbizi. Mpageze ndicara turaganira, mbona ariko ntanyitayeho, nkabona sinzi. Haciye umwanya navuga ati se wamberekeje nkataha, ati batijyane. Ese wangejeje ntararugo, ati ho yijyane sinshaka kuguherekeza. Kumbi yari afite undi, bari no muri gahunda benda no kubana hafi aho ngaho. Nge rero nk'umwana sinarinzi bijya mbere. Ubwo naratashye ariko nkumva ndababaye, nkavuga ni narinzi ko byibuze nimba nta muntu uri kunyirukangaho nzajya nsurana. None burya umuntu ashobora no gusura n'abantu ntibanamuherekeze. Aho ganisha ahubwo sinzongera no gusurana. Ubwo mbayaho turasitaragoringa muri ubwo buzima, mfasha n'iwacu imirimo. Rimwe ubwo nkajya nko ku muhanda tugahura, nkabona tipa cihata nansuhukisha. Avuga se uyu ni wa muntu naririye igitira cyangwa biteye yari umunyagatolika akajya gusenga, ariko baciye mu gace k'iwacu nahura nawe nkabona aciyeho nta namwiriwe, cyangwa yanansuhuza akampepera nkabona akomeje urugendo. Ubwo rero haciyemo igihe ndaho ngaho ku murenge tunagiye gukorerayo mama, hari habaye isezerana rusange. Abantu bose nyine abantu bari kuza gusezerana bisanzwe, none tugakora, twabona umugeni aje tukarekeraho gukora tukajya kureba abageni. Sasa rero nibwo negutse ngiye kureba abageni, mbona ni wa mutipe w'inshuti yanjye. Yashyingiwe tanabikubwiye? Undi twitwa ngo turi inshuti. Nanze gusubirayo ngo batadukubitana, nanze kugira ute. Wakubitiwe inkoni? Mbona niwe. Ndebye nkaye mbona niwe, ariko nanone umutwe wanjye ukambwira ngo ntabwo ari we. Ndamureba, abageni baraza turuka nkara hirya muri ya nzira yo ku murenge, baraza bagera hafi aho ngaho twari turi, ndamwegera ndamureba neza. Mbona ni tipe. Mwahuje amaso? Mbona niwe neza nyine, ndamureba mbona niwe. Umutwe wanjye hahise hazamo ngo se kuki yaba ari we. Ntibaze se yaba ari we gute yagenda atambwiye ngo ndagiye, cyangwa se sinkibukeneye, cyangwa se turatandukanye, cyangwa nyine nibaza byinshi. Mbaho ndareba mbona biranyobeye.
bagiye barasezerana ndaho ngaho nyine ndi mu mirimo aho ku murenge, barasezerana basoje barataha. Nyuma gatoya mu minsi mike bakoze n'ubukwe barabana. Genda aho ngaho nkiri kwibaza ibyabaye, mu gihe nari nkiri kwibaza ibyabaye nuko byagenze, bo nyine umva baranabanye bakora ubukwe barabana. Ubwo rero abana mu cyaro umusozi wose ubuzi ngo uyu mwana wo kwa runaka no kwa runaka barakundana. Bumva ibintu byacu ahantu benshi bari babizi nk'amateka nk'inkuru, abantu bakancaho bakambwira ese wa muntu witwaga ngo ni umugabo wawe ngo wakoze ubukwe? Avuga nti ati se niwe wagiye none se mwatanye ute? Nkumva nawe bwaje simfite igisubizo, simfite kubabwira ngo yagiye uko, nkumva simfite kubabwira ngo byagenze ute. Ubwo rero nyuma gatoya abantu bose barabimenya, no mu rugo iwacu baza kubimenya, na rwa rugo n'abagabo narwo barabimenya ko wa muntu nizirikagaho yikoreye ubukwe tipe ntitwongera no guhura ntitwongera no kuvugana. Ubwo rero nyuma kubera ko abana abantu bo mu cyaro kwa kuma muziranye mwese, nibwo havuyemo umudamu umwe arambwira ati kamujyane kwa mukuru wanjye Kigali ugiye gukora y'akazi ko mu rugo. Sagize ngo suko navuye mu cyaro nagera i Kigali nkanakwamira nkaba naranze no gusubira mu cyaro. Cyakoze nyuma nigeze namuhamagara ndamubwira ni byagenze ute, ujya kugenda ukagenda kuriya byari habaye. Ambwira ati nanjye ubwanye sinzi uko byagenze. Nawe yase kutansezeyeho ngubwire ngo ntibigikunze uragiye. Ambwira ati ntibyashobotse. Nawe yase buriya uri mu murenge ndi hanze mu mirimo wambonye wanciyeho watekerezaga. Ambwira ati shati cyakora pe nta kindi kintu kirenze natekereza gwetse ko natekerezaga yuko ushobora kwinjiramo ukavuga ati uragiye. Nicyo kintu nari ndi gutekereza. Ubwo rero nuko urugendo rw'ubuzima bwanjye bwakomeje, uretse ko nyine ubu ngubu nyine ndi kubarizwa muri Kigali, aribyo nzababwira mu kiganiro gikurikiyeho. Naje kugera muri Kigali magirira n'umugisha nahabonye umugabo, ngubu nyine ibintu bimeze neza. Nzabibabwira mu kiganiro gikurikiyeho. Ndiwazabitubwira ndi kumwe nibikunda nawe nzamuzana tubabwira urugendo twacanyemo nawe rutoroshye. Uko nyine muri ubu buzima ni uguhangana nta kintu umuntu ageraho atakivunikiye. Ariko nyine urebye urugendo nagiriye muri Kigali ntabwo ruhwanye n'urwo nagiriye mu cyaro. Kuri ubu ngubu nyine mba mbona hari akuntu bimeze nk'aho bitandukanyemo, hari ikinyuranyo. Nzamuzana rero tubibabwire neza. Karibu ni karibu. Ndabona ko urakeye urasa neza. Ubuzima bw'ahahise nyine ntibukikubereye umutwaro. Ntibukimbereye umutwaro. N'igihe njya ndeba uwo mutipe nyine nkabura nkavuga ni sha warahombye. Ariko umuntu utaratwaye Vanessa n'ukuntu ahura yishimye. Avuga ni wowe koko ntitwari gusangira ibi byishimo. Reka nkubwire wahuye na Vanessa niba wifuza gutandukana nawe. Namubwira nti ubu yarahombye pe. Bya bindi nyine utandukana n'umuntu ugasanga uri no kubyicuza, uri kwicuza impamvu yagiye cyangwa yagize ute. Ndababwiza ukuri ko mba ntari kuyitekerezaho cyangwa ngo mbyicuze. Kuko aho nagiye ngakatagurutse nikamenya aho bweze. Aho nagiye naje gusanga nuko nyine byaje kugenda neza, nyine ubuzima burahinduka. Umubyeyi wumva Vanessa wa kera wagiye ujya kuba mu miryango itandukanye kubera ubushobozi inzara ubukene ibanze n'ibyo kurya yariye n'uburyo uburere njye n'ubu ngubu buriya ngiye nkunda ibiryo. Umuntu twahuje hakazamo ibiryo rwose mba numva uwo muntu mushimiye. Iyo hatajemo iyo habayeho ikibazo cy'inzara bituma nibukana ya yindi ya mbere. Umuntu rero tubaye inshuti cyangwa se mvuga ngo yangiriye neza ni umuntu wajemo ku biryo. Umuntu waje ariko hakazamo
umuntu waje ariko hakazamo n'akantu k'ibiryo, uwo muntu ni wenyine nicara nkavuga nti runaka nubwo tubanye gutya, cyangwa se wenda uyu muntu uyu n'uyu nubwo tubanye gutya, ariko ni inshuti yanjye cyangwa se afite ikintu amariye, ni uwo nyine. ngo washyizeho ibiryo. Niba utarabwirirwa cyangwa ngo uburare ngo mve ukuntu inzara iraryana mwa bantu, inzara iraryana ku buryo uwo nkunda sinamwifuriza kuzasonza. Nyirihe somo wakuye mu buzima bw'inzara? Ubuzima bw'inzara isomo nakuyemo, isomo rya mbere nakuyemo ni uko weho ufite uko umeze utakagombye kureba umuntu udafite uko ameze, nk'uko uwo muntu yavuze ati kiriya cyana cyo kwa runaka ntiwakagombye kuba uri kukigaburira ngo unacyambike se ahari. Ni mw'ubwo buryo ngewe nafashemo ko umuntu niba mbwiye ngo arashonje ntitaye, niba umbwiye ngo urashonje nyine muri dukeya ngewe nari mfite ndakora uko nshoboye ntumurye, kuko twebwe hari urwego twagezeho mama yajya no gusaba n'ikiraka ahantu kugira ngo abashe kugaburira abana be, bakakimwima ngo urana umwana wo kwa runaka bahoze bameze gutya na gutya none ubu bameze gutya, bakakimwimira icyo. ariko umuntu nakubwira ngo arashonje mwa bantu ujye umwumva pe. Yego, ugira neza wigendere, ineza uzagira gute? Uzayisanga imbere. Bivuze ngo n'abantu bagiriye neza Vanessa mu buto bwiwe, kandi uyu munsi yaracyabiyoboka. Ndacyabiyoboka. Kandi urabona ni umubyeyi meze neza, washimye urugo, useka neza. Ese uhorana umunezero muri duke afite, ntitaye ku kuba biba bitari kugenda neza, wenda hari uko bitameze neza, ariko ngomba kubaho nishimye. Uba ugomba guhora wishimye. None Vanessa, nimero za telefone tugana ku musozo, ariko ndizera umugabo uzamuzana. Nzamuzana. 078 74 29 828. Iri no kuri WhatsApp. Iri no kuri WhatsApp. Iyi nimero nishyize kuri screen y'ikiganiro cyangwa se kuri ekara yawe, uraza kuyibona, wamuhamagara Vanessa mukaganira. Nimba ufite ibiryo nawe ukeneye kagukunda, twakibera inshuti. Wakoze cyane Vanessa. Yego murakoze nawe kandi Imana ibahe umugisha. Yego murakoze.